Yesu ashimwe cyane mwene data, ni mwene so NZEYIMANA BAHATI Shaban, mukomeje kubana muri uyu mwanya w'ikiganiro umunezero w'agakiza. Iki kiganiro kikangurira aba Kristo mu buryo butandukanye kugira ngo babashe kumenya neza inshingano Kristo yadusigiye yo kubwiriza ubutumwa bwiza bugamije kuzana abandi batarakizwa. Uyu mwanya rero dukomeje inyigisho twari twatangiye ubushize ivuga ngo kudashyira impamvu imbere y'Imana. Muri uyu mwanya turasoma ijambo ry'Imana riri bwadufashe gukomeza inyigisho yacu, aho tugiye gusoma ijambo ry'Imana ryanditse mu byakozwe n'intumwa igice cya 16, dusome n'umurongo wa 16 maze twumve ijambo ry'Imana uko icyo ritubwira. Ubushize twari mbibutse ko twari twabonye uburyo abantu Imana ibahamagara, ikabahamagara kuyikorera mu buryo butandukanye, barangiza bakajya rimwe na rimwe ugasanga bashyize impamvu imbere zitandukanye, kandi twasanze ko iyo ushyize impamvu imbere y'Imana mu bundi buryo, akenshi umuhamagara Imana iguhamagariye cyangwa n'uburyo butandukanye Imana igomba kuyikoreramo, hari igihe muri uwo muhamagaro bitagenda neza kuko akenshi bagiye uzana impamvu. Twarebye uburyo Imana yahamagaye Gideyoni ikamubwira ngo genda uko imbaraga zawe zingana, hanyuma agatangira azana impamvu zitandukanye, ndetse agatangira no guhamagara abantu benshi mu buryo butandukanye. Imana yari yamuhamagaye ko igiye kumukoresha kugira ngo ikirishe Abisirayeli. Murabizi neza ko mu bihumbi birenga 32 yahamagaye, Imana yakoresheje abantu 300. Nawe wumve Imana irwana bitandukanye nuko twe dutekereza. Imana itsinda cyangwa ububasha bwayo butandukanye n'ubwacu, kuko urebe n'intwaro bakoresheje ibibindi n'imuri n'amakondera barwana. Nyamara byari gushoboka ko abo bantu 32 iyo biza kuba bari aho ngaho byari kugenda ukunda. Ariko Imana yaramubwiye ngo kugira ngo mutazanyirariraho mukavuga ngo imbaraga zacu, ingabo zacu nizo zabikoze, hari ikintu ugiye gukora. Gabanya abantu ingabo zigeze ku mubare nshaka kugira ngo nkujyane nkwereke imirimo n'ibitangaza ngiye gukora umubwo muri bwatsinda abamediyani. Bene data rero dukwiye kutashyira impamvu imbere y'Imana, kandi twabonye neza yuko Imana ivugana n'umuntu wese. Ntabwo Imana ivugana n'umurokore gusa, ahubwo ijambo ry'Imana twabonye muri Yobu 33 yaratubwiye ngo Imana ivuga rimwe kandi ndetse kabiri ngo nubwo umuntu atabyitaho. Twasanze Imana ivugana n'umuntu wese, nubwo ari abantu benshi batabyitaho ngo wumve umuhamagaro, ariko ngo mu ijoro umuntu asinziriye ashyizweyo Imana ivugana nawe. Rero icyo twasanze nuko dukwiriye kumvira Imana kugira ngo mu buzima bwacu bwa buri munsi tubamo tubashe kugendera mu mugambi w'Imana, cyane cyane iyo Imana iduhamagara gukora umurimo w'umutima ukunze. Umutima ukunze ari wo kuzana abantu kuri Kristo, ari wo gukorera Imana, ari wo kuvana abantu mu byaha. Aha hantu dusaba ko Imana idusaba ko tubasha kumvira kugira ngo idusohoze, ibashe kudukoresha mu buryo bukomeye. Twanarebye urugero rwa igihe Imana yabwiraga Loti ikamubwira ngo va ahangaha muri Sodomu n'Igomora ngiye kukurimbura, ngiye kurimbura Sodomu n'Igomora. Bitewe n'iki? N'ibyaha nibyo baharigaga. Hanyuma iramubwira ngo hungira ku musozi, ariko ngo arangije aravuga ngo ashaka impamvu, aravuga ngo uriya musozi sinawugeraho iki cyago kitarankurikira, ngo ngereka njye kuri uyu musozi, njye kuri kano gasozi gatoya kari hafi aha kahimbwe Sowari. Aravuga turabona ko atari hatoya, kandi Imana yaramubwiye ngo ntago mbasha kurimbura uyu mudugudu utarabasha kugera kuri uwo musozi. Rero bene data, uwo musozi muzi ko yahuriyeho n'ibibazo bitandukanye byaje kurangira abyaranye n'abakobwa be. Cyari ikibazo gikomeye cyane. Bene data, iyo dushyize impamvu imbere kandi Imana iduhamagaye ntidushyire impamvu, niyo twahura n'ibibazo n'ibindi bitandukanye, ndagira ngo ubwire ngo Imana yirengera ingorane duhura nazo, Imana yirengera ibibazo duhura nabyo. Niyo mpamvu tugiye kureba muri inyigisho yacu uyu munsi kugira ngo turebe urugero rw'abantu batashyize impamvu imbere y'Imana, ubwo Imana yabahamagaraga bagakora uburyo bageze ku musaruro. Kuko akenshi yerega ikibazo si ugutangira, ikibazo ni ukurangira. Abantu benshi batangira neza ariko bagasoza neza, bagasoza nabi. Abantu benshi batangira bafite ishyaka ryinshi, bafite uburyo bwo gukorera Imana, ariko bagera imbere bagahura n'ibicanege, bakumva amajwi abacinege abasubiza inyuma, bigatuma bacika intege. Ariko uyu munsi inyigisho tugiye kureba urugero rw'abantu batangiye bigoranye, ariko bagakomeza bakarenda kumva amajwi n'ibibaca intege, ntibashyire impamvu imbere, uburyo byagiye bitanga umusaruro ukomeye. Bidukangure bene data muri iki gihe turimo kigoye, muri iyi minsi ya nyuma, kugira ngo tumenye intego nyamukuru Kristo yasigiye itorero, yasigiye abamukurikiye, yasigiye abantu bose bamwizeye, kugira ngo babashe kumenya
Yesu ubwe yaravuze ngo nkwiriye gukora umurimo wantumye hakiri ku manywa. Imana ishimwe cyane. Nagira ngo rero nkubwire inshuti mwene data, komeza kubana natwe kandi iyi nyigisho ikomeze kubere iy'umumaro muri byose. Reka rero dusome ijambo ry'Imana ryanditse mu byakozwe n'intumwa igice cya 16, turasoma n'umurongo waho wa 16. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haranditswe ngo bukeye tujya aho basengera, duhura n'umuja uragura utewe na dayimoni, yungukiraga bashebuja cyane n'ingemu. Uwo akurikira Pawulo, natwe arasakuza ati, aba bantu ni abagaragu b'Imana isumba byose, kandi barababwira inzira y'agakiza. Iminsi myinshi agumya kubigenza atyo. Ariko Pawulo abonye ko amurembeje, arahindukira abwira dayimoni ati, ndagutegetse mu izina rya Yesu Kristo muvemo. Amuvamo muri ako kanya. Bashebuje babonye yuko nta ndamu bakimutezeho, bafata Pawulo na Sila, barabakurubana, barabajyana no mu iguriro ku batware. Bashyira abacamanza bati, Abayuda bahagarika imitima cyane y'abo mu midugudu yacu, kandi bigisha imigenzo tuzira kwemera cyangwa kuyikora kuko turi Abaroma. Abari bahateraniye bahagurukira icyarimwe, abacamanza babatanyaguriza imyenda, bategeka ko bakubita inkoni. Bamaze kubakubita inkoni nyinshi, babashyira mu nzu y'imbohe, bategeka umurinzi kubarinda cyane. Nawe ategetswe atyo, abajugunya mu nzu yo hagati, akomeza amaguru yabo mu mbago. Ariko mu gicuku Pawulo na Sila barasenga, baririmbira Imana, izindi mbohe zirabumva. Uwo mwanya habaho igishyitsi cyinshi, imfatiro z'inzu ziranyeganyega, inzugi zose ziherako zirakinguka, iminyururu ya bose iradohoka. Uwo murinzi arakanguka, abonye inzugi z'inzu y'imbohe zikingutse, agira ngo imbohe ziracitse, akura inkota ye. Nuko agiye kwiyahura, Pawulo avuga ijwi rirenga ati, wikwigirira nabi, twese turi hano. Atumira itabaza, aturumbukira mu nzu, ahinda umushyitsi, yikubita imbere ya Pawulo na Sila, maze arabasohokana, arababaza ati, batware, nkwiriye gukora nke ngo nkire? Baramusubiza ati, zere umwami Yesu, urakira ubwawe n'abo mu rugo rwawe. Bamubwira ijambo ry'umwami Yesu. Abo mu rugo rwe bose mu gicuku cy'iryo joro arabajyana, abuhagira inguma, aherako abatizanywa n'abe bose. Arabazamura abajyana iwe, arabagaburira, yishimana cyane nabo mu rugo rwe bose, kuko yizeye Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Nsomye amagambo manini cyangwa maremare, ariko nshaka ngo tuvugeho akwiye kutubera icyitegererezo. Nshuti bene data mukurikiye ijambo ry'Imana, uyu Pawulo na Sila n'izindi n'abagenzi be bari mu murimo w'Imana. Batangiye ubutumwa bwiza nk'uko nawe ubukora. Bari barakijijwe, bari barahamagaye nk'uko nawe wahamagaye, ugakurwa mu byaha, ugakurwa mu magana menshi kugira ngo ukorere Imana. Ariko bari bafite intumbero nziza yo kwamamaza ubutumwa bwiza. Pawulo urebye ishyaka yari afite mbere y'uko yakira agakiza, Imana ngo ni nayo yashingira, avuga ngo muhinduye akaba igikoresho cyanjye, akaba umukozi wanjye, yazagirira ishyaka afite, yazarikora yagura ubwami bw'Imana. Mbibutsa neza ko iyo umuntu wari ufite ishyaka mu gukorera Satani, akenshi yakijijwe agira umumaro ukomeye. Kimwe nuko iyo umukire umwe yihanye akamenya neza agakizwa by'ukuri, akava mu byaha, agira umumaro mu kwagura ubwami bw'Imana mu buryo butandukanye. Nawe mu mumaro Imana yaguhamagaye nk'uko umeze, Imana igukeneye kugira ngo wagure ubwami bwayo. Rero ngo baraha bahura n'ikibazo gikomeye, ngo bakurikiwe n'umukobwa wagize ufite dayimoni. Ngo noneho nguwo akurikira Pawulo, hanyuma ngo agenda asakuza imbere yabo igihe kinini cyane. Arababwira ngo aba bantu n'abagaragu b'Imana isumba byose. Ngo barababwira iby'inzira y'agakiza ngo mubumvire. Urebye ibyo yavugaga ntabwo byari bibi, byari byiza, ariko imbaraga yamukoreragamo yari mbi. Ibyo yakoraga, uko Bibiliya itubwira ngo yungukiraga bashebuza n'ingemu, nuvuga ngo umurimo yakoraga wo kuragura, umurimo wo gukoraga ubupfumu n'ibindi bitandukanye, byarazaga bikagenda ukundi. Ariko aha hantu yari ari kwiyoberanya ku bakozi b'Imana mu bundi buryo. Ariko Pawulo yaramuzi, nubwo ibyo yavugaga ari ukuri. Dufite muri iyi minsi abantu benshi badutse, ijambo ry'Imana avuga ngo ni byiza ko mu kuri no mu binyoma n'iki Kristo yamamazwa. Ariko dufite umubare mwinshi w'abantu bavuga Kristo, nyamara
batari mu nzira y'Imana, cyangwa se badakomeye mu gakiza, batakomeje urugendo nk'uko bikwiriye. Ariko bene data, nagira ngo mbabwire, aka kanya ukwiye kumenya ikintu gikomeye. Ukwiye kumenya ngo amajwi ari inyuma yanjye ameze ate. Ngo Pawulo arangije ngo abonye amurembeje, ngo avuga ikintu gikomeye. Ngo aravuga ngo ndagutegetse, abwira dayimoni ati ndagutegetse mu izina rya Yesu Kristo muvemo. Ngamuvamo muri ako kanya, kuko ngo yarabonye amurembeje. Hari igihe duhura n'amajwi menshi mu rugendo, nshuti bene data, akaduca intege, akadusubiza inyuma, akatwereka ko ibintu bigize ute bikomeye. Ariko nagira ngo mbabwire muri aka kanya, uyu mwanya ni wowe ukwiriye kumenya urugamba uri kurwana, hanyuma ukagira ikintu ukora. Imana ishimwe. Ukwiye kureba intambara uhura nazo n'ibigeragezo ufite mu rugendo, kuko ibicantege ni byinshi, ariko ukwiye gusenga Imana, kuko Imana ifite ubutware ndetse ifite n'ubushobozi ngo kuba yakuneshereza ugatsinda. Ariko ikintu nkubwiye, ukwiye kudashyira impamvu imbere y'Imana. Reka wumve, ngo barangije ngo bashebuja ngo babonye yuko uwo mukobwa nta ndamu bakimutezeho nk'uko byari biri imbere, kuko ibyo yakoraga ngo yabungukiraga, ngo bafata umwanzuro wo gufata Pawulo na Sila, ngo barabakurubana babajyana mu iguriro, ngo bashyira abatware, barabarega, barababwira ngo babane inyigisho bigisha ngo ni inyigisho zitari nziza, ngo ndetse bigisha inyigisho ngo bigisha imigenzo tuzira kwemera cyangwa kuyikora kuko turi Abaroma. Aho kanya ngo barabakubita, babashwanyagurizaho imyenda mu bundi buryo butandukanye, ngo babashyira mu nzimbo. By'ukuri icyo nshaka kuvuga aha hantu, ibi bintu bari bakorewe Pawulo na Sila, gukubitwa, gushwanyagurizwa imyenda, ngo bari bafite ingoma nyinshi cyane, ngo baragenda babajugunyira muri gereza, ngo babwira n'umurinzi ngo ko abarinda cyane. Babonye ibintu, ngo umurinzi abonye ibintu babakoreye n'ibyo bagize, ngo ako kanya ngo abashugunyiramo hagati, ngo kandi abagumiza mu mbago, akomeza kubahambira cyane. Ariko kuko ngo aba bagabo bari baramenye Kristo by'ukuri yarageze mu buzima bwabo, ibyo ntibabigira nk'impamvu, ngo ahubwo Imana ishimwe, haleluya. Ngo bageze muri gereza, ngo bararirimba, bamaze kuririmba, ngo barasenga, ngo ako kanya muri gereza haba igishyitsi cyinshi, ngo imfungwa zose zari zirimo zirabyumva, zirakanguka, ngo nuko inzugi zirafunguka, iminyururu iradohoka. Imana igikora ikintu gikomeye. Iyo tudashyize impamvu imbere y'Imana, Imana iduhamagaye tukemera kugenda, Imana itubwiye ngo dukore ibi, tuyikurikire, tugendere mu nzira nziza, tukemera kubikora, imbere yacu haba hari umusaruro mwiza, imbere yacu haba hari ibyiza. Mwene data, ndagira ngo ubwire, uye gushyira impamvu imbere y'Imana, nshuti yanjye. Ngo hanyuma muri ako kanya, ngo umurinzi ashidukira hejuru, ngo arakanguka, ngo akibaza kubona abona imigereza yose yakingutse, ngo agira ngo imbohe zose zacitse, ngo agifata inkota. Kuko impamvu yo gufata inkota nuko ngo iyo wabaga uri umurinzi imbohe igacika, wajyaga mu cyimba cyayo, ariko waranicwaga mu bundi buryo. Ngo nuko ngo igiye kwica, kuko atari bwabone ibisobanuro, ngo Pawulo aramubwira ngo have wikigirira nabi, twese turi hano. Imana ishimwe. Ngo ako kanya ngo arangije, ngo aragenda arabareba, ngo arangije ngo abasohokana hanze, ngo arangije arababwira ngo batware. Nkora iki? Iyo babwiye ijambo rikomeye ngo batware, ngo iriye gukora intebe kugira ngo nkire. Urumva uburyo bukomeye. Ngo arangije ngo bamubwira ijambo ryiza, baramubwira ngo izere umwami Yesu urakira ubwawe nabo mu rugo rwawe. Ngo kanya bamubwiriza ubutumwa bwiza, ngo arangije arihana, arakizwa. Ngo abajyaniwe, Bibiliya umva ikintu cyari gihari, ngo abajyaniwe, ngo arangije abumura ingoma. Amaze kubumura ingoma, amaze kugira ute, aho kanya ngo bamujyana muri Yorodani, arabatizwa. Bene data, ukurikije urugendo, ukurikije ibibazo Pawulo na Sila bari barimo, wakibaza, ese iki gihe cyari igihe cyo kugira ngo bamanuke bajya muri Yorodani? Ibaze nawe, ureba ukuntu byari bimeze. Bari bakubiswe, ariko bagezeyo baravuga ngo nubwo twakubiswe ntitwabigira impamvu, bakomeza kuririmba, bakomeza gusenga. Mwene data, nubwo ufite ibibazo, nubwo ufite intambara, ariko ntabwo bikwiye gutuma uceceka kwamamaza ubutumwa bwiza, ntabwo bikwiriye gutuma biguca intege ngo usubire inyuma, ntabwo bikwiriye gutuma ugendera mu bindi byaha, ahubwo ukwiriye gufata intumbero nziza, ugakomera, ugafata umugambi
nk'uko Pawulo na Sila babigenje. Imana ishimwe, nk'uko Pawulo na Sila babigenje, bakaririmba bakagira ute mbarangiza ngo Imana ikabana nabo, hanyuma dore umusaruro ukomeye wabonye nuko uyu mutware yakiriye agakiza ngo kandi ariko byari bikomeye bene data. Nagira ngo ubwire ngo mu nzira duhura n'ibigeragezo byinshi. Akenshi iyo umuntu yatangiye agatangira ngo agira ikibazo, Satani yabonye umucitse mu bundi buryo butandukanye, ngo ariko ashaka uburyo aguteza amajwi yo kuguca intege, akagusubiza inyuma mu bundi buryo butandukanye. Ariko nagira nkubwire ngo mwene data, ntabwo ukwiriye gucika intege. Imana ishimwe, ntabwo ukwiriye gucika intege ngo usubire inyuma. Abantu benshi bacitse intege, ariko ntabwo dukwiye gucika intege. Reka twumve iyi ndirimbo nze nkomeze mbabwire urundi rugero dufatireho maze dukomeze dusenge. Reka dukomeze bene data muri aka kanya. Kandi abantu benshi bacitse intege, baciwe intege n'amajwi menshi ari mu nzira agenda babwira, nk'uko iri jwi ryari riremereye Pawulo na Sila mu rugendo nubwo ryagendaga risakuza. Amajwi ni menshi ariko ntabwo akwiye kuguca intege. Ibigeragezo ni byinshi ariko ntibikwiye kuguca intege. Mwene data, nagira nkubwire ngo ukwiriye kumenya icyo Imana igusaba muri aka kanya. Dusomye muri Mariko ibice 16 ugahera ku murongo wa mbere, tubona uburyo abantu batangira. Hari ijambo rivuga ngo isabato ishize, Mariya Magadalena na Mariya nyina wa Yakobo na Salome bagura ibihumura neza ngo bajye kubimusiga. Urumve aba bantu bagize igitekerezo cyiza, bagize umugambi mwiza wo kujya kugura ibihumura no kugira ngo bajye gusiga ku mva ya Yesu. Hanyuma bajye gusiga ku murambo. Hanyuma ngo nuko mu museke ku wa mbere w'iminsi 7 baragenda. Bagira igitekerezo cyiza ariko baratangira baranakomeza. Kuko abantu benshi, nawe tubona abantu benshi, abarokore benshi bagatangira inzira nziza, bakaguka bafite ibitekerezo byiza byo gukorera Imana, ariko bagira hagati bagacirwa intege. Reka wumve ngo nuko baragenda bagera ku gituro izuba rirashe. Ariko barabazanye bati, ninde uri butubirindire cya gitare kiri ku munwa w'igituro? Urumva bagize igitekerezo kandi bumva bagize ishyaka ryo gukorera Imana. Bafite uburyo bwo kugira ngo bajye kureba gufata ibihumura neza, bajye gusiga umurambo wa Yesu. Barabikora bumva bafite ishyaka, ariko bagezemo hagati bumva ijwi. Nkuko nawe wumva amajwi akubwira ngo wabireka ugasubira inyuma, wabireka ibi ni ibiki, ukumva amajwi ngo wumva ijwi ribabwira ngo ese ninde uri bwadukore cya gitare? Mwaribaza bagira ute? Ariko ngo baragenda ute? Barakomeza. Ngo ariko ngo bararamye babona igitare kibirinduwe hirya nubwo cyari kinini cyane. Imana ishimwe. Nagira ngo mvuga aka kantu. Iyo dutangiye urugendo duhura n'ibigeragezo byinshi, duhura n'amagambo ndetse nawe ubitekereza. Pawulo yageze yandika aravuga ngo ni muzi ko mu birori abasiganwa biruka ari bose, ngo ari kugororerwa kabumwe, ngo namwe bari ko mwiruka kugira ngo mugororerwe, ngo umuntu wese urushanwa yirinda muri byose, ngo bamwe bagenzereza batyo kugira ngo bahabwe ikamba ryangirika, ariko twebwe tubigenzereza dutyo kugira ngo duhabwe ikamba ritangirika. Imana ishimwe. Ndaje mbabwira ngo urugendo turimo rufite ibigeragezo, dufite n'ibintu byinshi cyane bidutega. Ariko inshuti mwene data unkurikiye muri aka kanya, nagira ngo nkubwire ukwiye kudacibwa intege n'amajwi ari mu rugendo, kuko ni menshi. Ibigeragezo, intambara, abakuvuga, abakurwanya, ibintu bitandukanye ni byinshi. Ubutware bw'umwijima bugahaguruka, ariko nagira nkubwire ngo ukwiriye gutsinda ayo majwi yose. Ijambo ry'Imana riratweretse uburyo aba badamu batangira urugendo, ngo ariko baritangira bumva bafite ibyiringiro, bageze hagati bumva amajwi abakeneje, ariko ngo barakomeza. Ni nk'uko byagenze kwa Pawulo na Sila. Kandi wabonye ko aba bose umusaruro babonye nyuma yo kunesha aya majwi,
babonye umusaruro mwiza. Kwa Paulo na Sila byarangiye babonye umunyago w'umuntu wakiraga agakiza. Ikindi nyuma yaho baragorewe kuko ngo bamaze kubatiza ngo yabajyanye iwe arabagaburira bamera neza cyane. Ndetse no kuri aba badamu ngo bakubera ko batacishije intege bagakomeza ngo bageze imbere ngo babone igitare cyageze ute cyabirendu. Bene data nagira ngo nkubwire ukwiye gucibwa intege n'amajwi ni menshi akubwira ko wayobye nawe yatekereze yayandi mu buryo butandukanye, ariko niye nkubwire ngo ntabwo ukwiye gucika intege, ntabwo ukwiye gushyira impamvu imbere y'Imana ikubise kwagura ubwami bw'Imana. Nakunze ijambo ry'Imana ndetse kuri Abrahamu ngo yabwiye umwana ubwo Imana yaramubwiye ngo najye gutamba Isaka, ngo barahagurutse n'abagaragu baragenda bakora urugendo rw'iminsi 3 batangira neza nta kibazo yemeye. Ngo bagezemo hagati ijwi riraza, ijwi rije ngo umwana aramubwira ngo data ko dufite umuriro tukaba dufite n'inkwi ariko tukaba tudafite igitambo. Nuko arangije aravuga ngo kirava hehe? Se aramubwira ngo mwana wanjye humura igitambo kirahari, Uwiteka ari bwibonere iki? Ari bwibonere igitambo. Imana ishimwe. Nagira ngo mbabwire ngo arangije ariko urumva ijwi ryaje ageze hagati. Natwe hari igihe ubona utangiye neza, Satani yakurwanyije mu itangiro ukabona urakomeje, agutegeramo hagati agashaka guca intege cyangwa agashaka ko mukorana kugira ngo hari abantu benshi bakora ibintu bitandukanye n'iby'umurimo w'Imana ariko bakorana na Satani. Nagira ngo mbabwire Satani yarashyizemo imigabane, ukwiye kumenya ibintu bitandukanye, ukamenya uko Paulo yabigenje. Abonye ijwi rimurembeje aravuga ngo mvi inyuma Satani, akavuga ngo muceceke, arabashecekesha. Barakomeza baragenda ariko barakubitwa ntibabigira impamvu, bagira uti bafite ingoma ariko bakora umurimo w'Imana. Ese weho nibiki biguciye intege? Nibiki bitumye usubira inyuma? Nibiki bikubujije gukorera Imana? Ese ni amakuba? Ese ni ibyago? Mwanditse yavuze ngo niki cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Ni amakuba? Ni akarengane? Ni ukwangwa? Ni iki? Oya, nta kintu kidukwiye kudutanya n'urukundo rwa Kristo. Niki gikwiye gutuma udakorera Imana? Nayo mubwira muri aka kanya ongera wisubireho, ongera wumve icyo Imana ikubwira, ukomeze urugendo, wirinde gucika intege, imbere ni heza. Imana ishimwe. Reka dusenge kandi usaba Imana imbaraga ngiye kugusengera, ariko nawe ugira umugambi mwiza wo kudacika intege. Abantu benshi baratangiye ariko barakarangiza nabi. Numvise urugero rw'umwe ari umuntu wari mu irushanwa mu gihugu kimwe cyo muri Afrika, cyane muri Afrika y'Iburasirazuba. Hanyuma ngo ajya muri ibintu bya atletism, ngo ageze bariko bari bamubwiye ko agomba kujya mu irushanwa kuko yaratsinze. Ngo ageze mu irushanwa ngahura ngo agitangira kwiruka kuko yari umuhanga, ngo ariko agira ikibazo ahita avunika imitsi, sinzi ukuntu yagenze, aravunika. Akimara kuvunika muri ako kanya ngo yumva ngo ananirwa kugenda, ngo baganga bajya kumuvura kugeza irushanwa bamunye bandi bari barirangije. Ariko ngo aravuga ngo nuko nyine ihangane, dore igihugu kirahombye, nawe ntugize ute ntubashije gukora irushanwa, ariko ihangane kuko nta kundi wari wagerageje, ariko dore nyine uravunitse. Aravuga ngo oya, ngomba kugerageza. Murase kuregera iteko irushanwa ryagenze. N'umutoza we aramubwira ati ihangane, aravuga ati oya ngomba gukora ntirukanka. Ngo arirukanka. Waragenda. Ngo arangije araza kugaruka asanga abandi barangije, nyamara cyakora hari abantu bari bamutegereje. Ngo ahageze ngo abanyamakuru bamuha interview baramubaza ngo ariko se niki cyatumye wiruka, abandi bararangije wabitewe n'iki? Arababwira ngo igihugu cyanjye ntago cyantumye gutangira irushanwa, ahubwo cyatumye kurirangiza. Naje kwirukanka rero kugira ngo ntabarwa mu bantu batangiye ntibarangize, ahubwo mbarwe no mu bantu batangiye bakarangiza, kuko icyo igihugu cyanjye cyantumye ni ugutangira gite nkarangiza. Hanyuma ngo baje kubara amasego igihe birukanse, asanga ari n'umubare n'abandi bantu bagize, ngo basanga umubare w'abantu 5 bakoresha igihe neza. Ngo arangije ako kanya nawe yajerega mu bantu bahembwe kubera kudacika intege. Bene data, ntabwo gutangira biroroha, ariko ntabwo Imana yagusabye gutangira gusa, yagusabye kurangira. Amajwi ni menshi, ibigucirege ni byinshi, ariko ntabwo Imana yagusabye gutangira, ahubwo tusabwa kurangiza. Rero niyo umunyeshuri agiye kwiga ntabwo asabwa kwiyandikisha, asabwa kwiga akarangiza. Reka nkubwire ngo ngusengere Imana ikurinde gucibwa intege n'ibigeragezo, Imana kurinda gushyira impamvu imbere, ahubwo umenye icyo Imana igusaba. Nagira ngo dusengane nimba ugize icyifuzo muri aka kanya, kandi Imana irakugirira neza, ikurinde bicanege. Reka dusenge. Data mu izina rya Yesu turagushimiye, iri jambo ni ryiza uduhaye.
senge buri muntu wese waruteze amatwi iri jambo kugira ngo murinde bicanege. Amajwi ni menshi mu rugendo, ariko abantu batangiye ibintu byo gukora neza bagacibwa intege n'ibigeragezo mu nzira. Ndabasengeye mu izina rya Yesu Kristo, turakwinginze kugira ngo umugisha wawe n'imbaraga zawe biganze kuri bo, maze ubakomeze, ubahe ubwenge no kuba maso kugira ngo bibarinde gucika intege muri urugendo batangiye. Sengeye abantu barundi banteze amatwi nabo batarakira agakiza, ubahe kwakira agakiza, bimenye imbaraga y'Imana y'ukuri iri mu ijambo ryawe. Urakoze, ukomeze kurengera itorero rya mu gihe nk'iki tugezemo kigoye, bize gukangura abanyetorero, ni mu izina rya Yesu twize kubikora. Amen. Ndabashimiye, Imana ibahe umugisha. Ushobora gukomeza kudukurikira kuri YouTube channel Umunezero w'Agakiza TV. Hari inyigisho zitandukanye twashyizeho za kuba ku bugingo bwawe, cyangwa ugasura website umunezero-w'agakiza.org. naho haba hari inyigisho zitandukanye, haba mu Kinyarwanda ndetse no mu Cyongereza, zishobora kubaka ubugingo bwawe. Ibuka gukora subscribe nimba utarayikora, kuko ari igihe twibagirwa gusharinga ubu ku buryo wayibona mu gihe tuyishyiraho muri ako kanya. Yesu aguhe umugisha, irinde gucika intege, irinde gushyira impamvu imbere y'Imana. Turabakunda. Shalom.